Atana mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero ikiganiro ku bushyinguro bw'isezerano, hanyuma tubwerekeza mu isezerano rishya. Mu bushyinguro bw'isezerano twaje gusanga ko habagamo bya bimanyu by'amabuye Musa yanditseho amategeko y'Imana. No kuvuga ngo ni Imana yayatanze iyaha Musa, arayazana ayashyikiriza abayisiraheli. Hanyuma rero ibyo bimanyu by'amabuye bikaba byarashushanyaga byari ibimanyu bibiri, ariko byose biri mu bushyinguro bumwe kandi byose bigendera hamwe. Ni ukuvuga ngo byashushanyaga igitabo gitagatifu aricyo Bibiliya, igizwe n'isezerano rishya ndetse n'isezerano rya kera. Ni amasezerano abiri ariko yuzuzanya. Mu by'ukuri rero isezerano rishya ryuzuzanya n'isezerano rya kera, kubera ko irishya ryaje rije kuvugurura iby'isezerano rya kera. Mbere yuko isezerano rishya riza, haleluya, Imana yagiranye isezerano n'abayisiraheli, rya rindi nyine ryateshejwe agaciro kubera yuko abayisiraheli banze kumva Imana. Bityo rero bivana mu bwiza bw'Imana, bityo isezerano riba ritagifite agaciro, biba ngombwa ko Imana ivugurura isezerano ikoresheje umwana wayo. Ubu rero kugira ngo tubisobanukirwe, ndareba muri Bibiliya ngasanga mu by'ukuri uvuye mu ibaruwa ya mbere Pawulo n'umwandikiye Abanyaroma kuzageza no ku byahishuwe, byose bavuga bimwe, baravuga ku isezerano rishya, isezerano rishya, amaraso yatumenewe, mbese isezerano rishya. Twebwe rero icyo twari twagerageje kugira ngo twumve nuko tugomba kumenya ko Bikira Mariya afite agaciro mu bwami bw'ijuru. Iri sezerano rishya rero ari naryo twinjiyemo uyu munsi, rihagarariwe n'igitambo cya Kristo ku musaraba. Iki gitambo cya Kristo rero ntabwo yagitambye ari Imana, niko navuga, cyangwa se yari umuntu. Haleluya. Bibiliya itubwira ko ari umuntu kandi yavutse asangiye kamere natwe. Afite kamere Mana, ariko mu by'ukuri afite ubumuntu. Nubwo ari Imana rero ntiyigeze agundira kureshya nayo, bikaba byaratumye aza akambara kamere yacu y'ubumuntu. Bityo rero ijambo ry'Imana rikadusobanura kurushaho. Mbere yuko rero tugenda tureba uko Nyagasani Yezu yagiye yitanga mu buryo bwo kutwunga n'Imana, reka tubanze twumve icyo isezerano rishya risobanuye. Mu ibaruwa Pawulo n'umwandikiye Abahebureyi, yarababwiye ati Yezu ahagarariye isezerano ryisumbuye. Ni umutwe wa 8 guhera ku murongo wa 7. Aravuga ngo iyaba isezerano rya mbere ryarabaye indakemwa, ntiriba ryaragombye gusimburwa n'irya kabiri. Kuko Imana yabatunganyije igira iti, ngaha iminsi igiye kuza, uwo ari Nyagasani ubivuga, maze nzagirana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda, atari nk'isezerano nagiranye n'abasokuruza babo umunsi mbafata ikiganza ngo mbakure mu gihugu cya Misiri, kubera ko batakomeje isezerano ryanjye, nanjye narabitaruye, uwo ari Nyagasani ubivuga. None ngiri isezerano nzagirana n'inzu ya Isiraheli nyuma y'iyo minsi, uwo ari Nyagasani ubivuga. Nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, maze nyandike mu mitima yabo. Nzababera Imana, nabo bazambera umuryango. Maze he kuzagira uwongera kwigisha mugenzi we cyangwa ubwiriza umuvandimwe we ati umenye Nyagasani, kuko bose bazaba banzi kuva ku muto kugera ku mukuru. Kuko nzabababarira ubuhemu bwabo bwose, maze ibicumuro byabo sinongere kubyibuka. Kuvuga rero isezerano rishya ni uko irya mbere Imana iba irigize impitagihe. Ikibaye kandi cya kera ni igisazira kiba kigiye gushiraho. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Ubu rero Pawulo arasobanurira
abahebureyi kubera ko bari bafite gahunda yo gushaka kuvangavanga. Arababwira rero ati isezerano rya kera ryari rifite agaciro, ariko agaciro karyo kari munsi y'isezerano rishya. Ni ukuvuga ngo isezerano rishya ryaje rije kuvugurura ibya kera no kuguma kubigira neza. Yesu ariko nawe aravuga ati ntimutekereze ko naje gukuraho amategeko. Ntabwo ari cyo cyamuzanye Nyagasani Yesu, ntabwo yaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyavugurura. Yesu yaje kuyavugurura, bivuga ngo ntabwo yaje gukuraho ya mategeko Musa yahaye Abayisiraheli, ahubwo yaje kugira ngo amategeko asobanuke. Kuko icyo gihe n'icyatumaga Abayisiraheli bayica, ntabwo basobanukirwaga uko bagomba kubigenza. Yesu rero mu ivanjiri yanditswe na Matayo aravuga ati ntimukeke ko naje kuvanaho amategeko. Matayo umutwe wa 5 tuhereye ku murongo wa 17. Ntimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Sinaje gukuraho, ahubwo naje kunonosora. Kunonosora ni ukuvuga gusobanura kurushaho. Koko rero ndababwira ukuri, kugera igihe ijuru n'isi bizashirira, nta kanyuguti nta n'akadomo kazava mu mategeko, ibyo byose bitarangiye. Nuko rero uzarenga kuri rimwe muri aya mategeko yoroheje kandi akigisha n'abandi kugenza batyo, azitwa igiseswa mu ngoma y'ijuru. Naho uzajya ayakurikiza akayatoza abandi, azitwa umuntu ukomeye mu ngoma y'ijuru. Reka kandi mbabwire, niba ubutungane bwanyu budasumba ubw'abigisha amategeko n'abafarizayi, ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Ngaya magambo yo mu ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Niba rero muvandimwe wanjye nkunda, ubutungane bwawe butaruta ubw'abafarizayi, abishushanya mbese ba bantu bigaragaza nk'intungane kandi mu by'ukuri atari bo, niba rero ubutungane bwawe butakurengeje kuri icyo gipimo, Kristo arakubwira ati waburushywa n'ubusa. Ni igihe rero cyo kumva ko buri wese atagomba kurushywa n'ubusa, ahubwo ukaba uri kugerageza gushyira mu bikorwa icyo Nyagasani Yesu avuga. Avuze iki rero? Avuze ko amategeko adashobora guta agaciro kubera yuko agifite agaciro kayo. Ntabwo Yesu yaje gukuraho amategeko. Ntabwo yaje kuvuga ngo umva rero, ngo noneho ngo ndavuze ngo nimwigirire gutya, ngo nimwisambane, nimwiyibire, nimwiyicire. Oya, ntabwo yaje kuyakuraho, ahubwo yaje kuyanonosora. Kunonosora amategeko rero bikaba bivuga kuyasobanura kurushaho, kugira ngo abantu bari mu bujiji bwayo barusheho kumva icyo amategeko avuga. Mu ivanjiri rero yanditswe na Matayo, uhereye ku murongo wa 13 ukazagenda ukagera no mu mutwe wa 6 n'uwa 7, hose hatwereka uko Nyagasani Yesu yanonosoye amategeko. Ni ukuvuga rero ngo hari ahantu babaga baravuze bati muzajye mwitwara gutya. Yesu akavuga ati niko byanditswe, ariko ngenje kubabwira ngo nimugenza gutya. Mbese Nyagasani Yesu ntabwo yaje gukuraho, ubwo yaje kurushaho gusobanura amategeko, kurushaho kugira ngo amategeko arusheho gusobanuka. Haleluya. Bityo rero bavandimwe turi kumwe na Yesu, tumenye ko ubushyinguro bw'isezerano ari bwo Kristo nyine. Haleluya. Ubushyinguro bwa kera bwari bufite amategeko yanditse ku mabuye. Ubushyinguro bw'isezerano rishya rero ari bwo Kristo, ni ukuvuga isezerano rishya ryavugururiwe muri Kristo, ni ukuvuga ngo niwe sezerano rishya. Haleluya. Twongere twumvikane neza, ntabwo nigeze mvuga ko Bikira Mariya ari we sezerano rishya, ahubwo nge namwise ubushyinguro bw'isezerano rishya. Haleluya. None rero ubu bushyinguro bw'isezerano rishya bwabyaye iryo sezerano, kandi iryo sezerano tukaba ari ryo twavugururiwemo amasezerano yacu. Bityo ya masezerano yandi yari yanditse ku mabuye, ya mategeko yari yanditse ku mabuye, aba atagifite agaciro, ahubwo Imana iraziyandika mu mitwe no mu mitima yacu. Haleluya. Nguko uko isezerano rero ryavuguruwe. Kuba rero haleluya Kristo yaraje akavugurura iryo sezerano, ntabwo bivuga ko Kristo aje gukuraho rya sezerano. Oya, ahubwo yaje kurikura ku mabuye, ku bisate by'amabuye, aryandika mu mitima yawe. Rero Yesu, ngewe njya mvuga ni Yesu niwe wakoze ibikomeye. Nge mbona n'ibyo mu gihe cya Yesu ari byo bikomeye.
mu minsi yashize Yesu twaraganiriye ndamubwira ariko kera Imana nayo yararakaraga nayo igahita yica abantu, arambwira ngo ibihano bya kera byari byoroshye ngo ariko iherezo ryari ryiza. Ni ukuvuga icyo yansobanuriye ni ukuvuga ngo mu gihe cya kera umuntu yakoraga ikintu agahita apfa, ariko burya nta kindi gihano cyakurikiraga urwo rupfu. Oya rwose Imana yari yarabagiriye ubuntu ku buryo abo muri icyo gihe abenshi rwose barapfaga, bakoraga amakosa mato bagahita bapfa, ariko kandi Imana ikabababarira ikabakira. Ubu ngubu rero duhabwa igihe, ni Yesu wabimbwiye ibyo ndi kukubwira, ngo arambwira ngo ubu rero bahabwa igihe cyo kwikosora no kwisura bakiri mu isi, kuko iherezo ryabo rishobora kuba ribi. Niyo mpamvu igihe kinini mwebwe muhongerera mu isi. Abakera ntibahongereraga mu isi, ariko kandi iherezo ryabo ntiryari nk'iryanyu. Ubu ngubu rero bahongerera mu isi kuko bafite iherezo rigoye mu buhe buryo? Ushobora kuvuga uti ndi umugenzi ugana mu ijuru ko ntuzagereyo, kandi bitewe n'uko utashatse kumva icyo Imana ivuga. Abayisiraheli rero bo ku gihe cyabo ntabwo bapfaga ngo bahite bajya kurimbuka, kubera yuko bapfaga akenshi bicwaga n'ubujiji. Imana ikababwira ngo nimugire gutya, bagahita babikora bagahita bapfa. Ariko Imana ikavuga iti kubera ubujiji bwabo ndabababariye. Imana rero yemeye kuvugurura isezerano kubera ko yari izi ko abantu ari injiji. Haleluya, abantu ni injiji. None rero Yesu yaje kuvana ya mategeko ku mabuye. Haleluya, aragenda afata bya bisate by'amabuye, aravuga ati ntabwo ari aho muzasomera aya mategeko, ibi bisate by'amabuye ngiye kubishyira muri mwebwe. Haleluya, araza afungura imitwe n'imitima yacu abitera muri twebwe, kugira ngo hatazagira umuntu wongera kujya agenda avuga ngo ariko dingwe nimumbwire ngo koko ngo kwiba n'icyaha. Oya, urabizi kandi Yesu akakubwira ati niba ubutungane bwawe butaruta ubw'abafarizayi n'abigisha amategeko, ntabwo uzinjira mu bwami bw'ijuru. Turi abagenzi bagana mu ijuru, ariko kandi iri juru tuganamo dufite uko tugomba kurijyamo, kandi Nyagasani Yesu yaje kutwereka uko tugomba kuryinjiramo. Aravuga rero ngo ntabwo naje gukuraho amategeko. Ya Yesu ntabwo yaje gukuraho amategeko ngo tuvuge ngo amategeko rero ngo nta gaciro afite. Oya, yaje kuyavugurura. Bityo rero umuntu utazasoma neza Bibiliya azasanga wenda ko mu bindi bitabo byuzuzanya na Bibiliya nyine byo mu Isezerano rishya, uzasanga bavuga yuko Yesu wenda yaje kuvugura amategeko, kandi bakabivuga mu bundi buryo wenda bushobora kugutera no kutabyumva neza. Ariko iyo wumvise ijambo Yesu yivugiye, uhita wumva icyo Bibiliya ishaka kuvuga. Ni ukuvuga rero ngo Bibiliya ni inyanja. Mu by'ukuri koga mu nyanja ntabwo ari ugupfa kwiroha, bisaba ko uba uzi koga bihagije. Iyi nyanja rero yitwa Bibiliya tugomba kuyogamo neza, kugira ngo dusobanukirwe neza ibyanditswe bitagatifu. Noneho mu ibaruwa Pawulo n'umwandikiye Abanyaroma yarababwiye ati uko Isiraheli yatowe nuko yacumuye. Ati ndavuga ukuri muri Kristo rwose simbeshye, icyemezo ndagitangana umutimanama wanjye muri Roho Mutagatifu. Mfite agahinda kenshi n'intimba inshengura umutima ubutitsa. Koko rero nakwiyifuriza kuba ikivume yewe ubwanjye, ngatandukana na Kristo nigurana kuba abavandimwe banjye dusangiye ubwoko ku bw'umubiri, ari bo Bayisiraheli. Nibo batowe bahabwa ikuzo n'amasezerano, amategeko, imihango n'ubuhanuzi. Abasekuruza babo nibo Kristo akomokaho kubw'umubiri, we usumba byose, Imana isingizwe iteka ryose. Amen. Pawulo rero arabivuga, nibo Kristo, ni ukuvuga ngo Kristo nibo akomokaho kubw'umubiri. Kristo akomoka mu bantu, ariko kandi nubwo akomoka mu bantu kubw'umubiri, ntabwo yaje gukora iby'umubiri. Ni ukuvuga ngo yaciye mu mubiri kugira ngo akore ibya roho. Haleluya. Nyamara ariko ijambo ry'Imana ntiryapfuye ubusa. Koko rero abakomoka kuri Isiraheli siko bose ari Isiraheli y'ukuri. No kuba inkomoko ya Aburahamu sibyo kuba bose ari abana be.
ahubwo abakomoka kuri Izaki nibo bazitwa abawe. Ari byo kuvuga ko kuba abana kubw'umubiri si byo kuba abana b'Imana, ahubwo abana b'isezerano nibo babarwa mu rubyaro. Ngiri rero ijambo ry'isezerano. Igihe nk'iki nzahindukira kandi Sara azabyara umuhungu. Si n'ibyo gusa, hari na Rebeka wasamye inda imwe kuri Izaki umubyeyi wacu. Igihe abana bataravuka nta cyiza cyangwa ikibi barakora kugira ngo umugambi w'Imana ukomeze ushingire ku butore atari ku bikorwa, ahubwo kuri nyir'uguhitamo. Yarababwiye ngo gukura azaba gakuru azaba umugaragu wa gatoya, nk'uko byanditswe ngo nikundiye Yakobo maze ndeka Ezawu. Twabivugaho iki rero? Imana ibera? Oya, ntibikabe. Yabwiye Musa iti nzagirira ineza uwo nzashaka kuyigirira, nzagirira impuhwe uwo nzashaka kuzigirira. Nuko rero si iby'umwete cyangwa ubushake bw'umubiri, ahubwo ni iby'Imana igira impuhwe, kuko ibyanditse bibwira Farawo biti dore icyatumye ngushyiraho kwari ukugira ngo nzakwerekanireho ububasha bwanjye, maze izina ryanjye ribe ikirangirire ku isi yose. Nuko rero Imana ibabarira uwo ishaka, ikanangira umutima w'uwo ishaka. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Rero ijambo Pawulo yabwiye Abayisiraheli ni naryo nakubwiraga ni iyi Bibiliya ni inyanja. Nushaka kuyogamo ushaka gukira uzakira, ariko nushaka kuyogamo udashaka gukira nabwo ntuzakira. Niyo mpamvu rero njya mbwira abagenzi bagana mu ijuru twitonde twumve amagambo Yezu yagiye avuga n'uburyo kandi tugomba kuyitwaramo, tujye tugerageza kubyumva. Reka rero tugaruke ku bushyinguro bw'isezerano, kandi twumve uburyo Bikira Mariya yagiye agaragara muri ubwo buryo. Mu bushyinguro bw'isezerano twaje gusanga ko isezerano ubwaryo ari Kristo, niwe wabaye intangiriro y'isezerano rishya. Niba rero ari we wabaye intangiriro y'isezerano rishya, haleluya, ni ukuvuga ngo Kristo, haleluya muvandimwe byumve, ni ukuvuga ngo Kristo niwe wari ahera cyane, ari muri Bikira Mariya. Amaze rero kubyarwa na Bikira Mariya, ntago Bikira Mariya yabaye icyajugunywe. Oya, ntabwo Bikira Mariya yabaye icyatawe nkaho nta gaciro gifite, ahubwo rya sezerano ryavuguruwe, rya rindi ryavuye ku mabuye rikandikwa mu mitima, haleluya, ryakomeje kuba muri twebwe. Uwaribyaye rero ntabwo yari kuba yagiye kure yabo yabyariye isezerano, ntabwo byashoboka, ahubwo yakomeje kuba muri twebwe kugira ngo dutoze gutwara neza isezerano. Bityo rero bavandimwe tugana mu ijuru, igihe turimo gusenga, igihe twiyambaza Bikira Mariya muri rozari, nimugatekereze ko twaba turi mu buyobe, ntitunatekereze ko twaba turi kure y'ibyanditswe cyangwa se turi kure y'ukuri. Ukuri nuko nguko. Niba Musa yarabashije guhagarara hagati y'imbaga n'Imana, ni gute Bikira Mariya atabasha guhagarara hagati y'imbaga n'Imana? Ni gute se Roho Mutagatifu atabasha guhagarara hagati y'imbaga n'Imana? Cyane cyane ko Roho Mutagatifu yararebye asanga mu bantu bose bo ku isi. Icyo ngicyo cyo ndizera yuko ntacyo turi buze kugihinduraho. Yararebye asanga mu bantu bose bo ku isi nta wundi yagira umuyoboro uretse Bikira Mariya. Amutuma aramubwira ati ndaje kugira ngo tubyarane. Niba rero yararebye akavuga ati uyu niwe wenyine mpisemo mu bantu bose bo ku isi, uwo muntu wahiswemo gutyo yarahindukiye ikintu cyangwa aba umuntu nk'abandi, ese ibyo byashoboka bite? Haleluya. Ibyo byashoboka bite ko Bikira Mariya yaba ari umugore nk'abandi? Ibyo byashoboka bite ko Bikira Mariya yaba ari umuntu nk'abandi? Kandi yarabyaye isezerano rishya, kandi muri iryo sezerano ariho twavugururiwe iby'imyemerere yacu. Fandi mwugana mu ijuru, ibi ngibi bikwiriye kujya bidusobanukira, tukumva icyo Bikira Mariya yatubyariye iki? Isezerano.
wumve Nyagasani uko avuze ngo none ngira isezerano nzagirana n'inzu ya Isiraheli nyuma y'iyo minsi. Wari Nyagasani bivuga nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo maze nyandike mu mutima wabo. Ni ukuvuga ngo aya mategeko ntakiri ku mabuye ahubwo agiye hehe? Mu mutima wawe muvandimwe. Nzababera Imana nabo bazambera umuryango, maze he kuzagira uwongera kwigisha mugenzi we cyangwa ubwiriza umuvandimwe we ati umenye Nyagasani, kuko bose bazaba banzi kuva ku muto kugeza ku mukuru, kuko nzabababarira ubuhemu bwabo bwose maze ibicumuro byabo sinongere kubyibuka. Muvandimwe ugana mu ijuru urabyumva. Ntabwo rero bicyanditse kuri bya bisate by'amabuye, ntabwo bikiri muri Bibiliya. Ayo magambo nayo twayumvise ko ibisate by'amabuye bihagarariye isezerano rishya n'irya kera, ahubwo noneho aya magambo yose yanditse muri wowe, kuko na wa wundi wenda wagiye ku isoko adafite Bibiliya ntabwo ayobewe kumva ko kwiba ari bibi. Ntabwo mbese muri make ijambo ry'Imana rigenda mu mitima yacu, rigenda ritwiyoboreye, rigenda ritwibwirira uko dukwiriye kwitwara. Bityo rero nta muntu ushobora kuvuga ngo ngewe ngo nakoze icyaha kubera kutabimenya. No mu bitabo by'amategeko y'isi baravuga ngo nta muntu n'umwe ukwiriye kwitwaza ko atazi itegeko. Bityo rero nta wakora icyaha avuga ngo ngewe ngo byatewe nuko ntari nzi itegeko, kandi ugomba kurimenya. Ugomba kumenya itegeko rikurengera kugira ngo umenye uko witwara. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, iki ni igihe cyo gutekereza ku buzima turimo. Bikira Mariya rero ari nawe isezerano, ari nawe bushyinguro bw'isezerano. Yezu akaba ari we sezerano rishya. Twabyumvise kandi twabisobanukiwe. Bikira Mariya yatubyariye isezerano. Iri sezerano rero urebye muri iki gitabo mu ibaruwa Pawulo umwanditsi Abaheburayo hafi ya yose isobanura ku isezerano n'uburyo ryagiye ritugeraho. Tugiye rero uyu munsi gusa n'abasoma iyi baruwa Pawulo umwanditsi Abaheburayo tujye tugerageza kumva amagambo ajyanye n'isezerano kugira ngo twumve icyo ari cyo isezerano, twumve aho twavuye naho tugeze, tumenye naho dushigaje kugira ngo tugere aho tujye. Igitambo rero cya Kristo niho duhereye. Umutwe wa 8 wa 9, umutwe wa 9, reka duhere ku mutwe wa 9 wose. Reka dusome imihango ya kera isimburwa n'igitambo cya Kristo. Isezerano rya mbere ryari rifite imihango irigenga n'ingoro Imana isingirizwamo hano ku isi. Bari barashinze ihema rigizwe n'ibyumba bibiri. Icya mbere cyabagamo ikinyarumuri n'imigati y'umumuriko kikitwa hatagatifu. Hirya y'umubambiko wa kabiri hakaba icyumba cyitwa ahatagatifu rwose, cyabagamo urutambiro rwa zahabu rutwikirirwaho imibavu. Hakabamo kandi ubushyinguro bw'isezerano, ni ukuvuga ngo ahera rwose habagamo urutambiro rwa zahabu rutwikirwaho imibavu. Hakabamo kandi ubushyinguro bw'isezerano busizwe hose zahabu. Muri bwo hakaba harimo agaherezo ka zahabu kuzuyemo mano. Harimo kandi inkoni ya Aroni yari yarashibutseho indabo n'ibimanyu by'amabuye byanditseho isezerano. Hejuru y'ubushyinguro hakaba abakerubimu bikuzo batwikiriye urwicurizo, ariko si igihe cyo kuvuga umwirondoro w'ibyo byose. Haleluya. No kuvuga ngo Pawulo arabirondoye nkuko byanditswe, nkuko twabivuze ubushize, ibi byose byari biri muri ya ngoro. Nuvuga ngo ubushyinguro bwabaga mu ihema, bwabaga buri aho hantu. Mbese no kuvuga ngo ingoro y'Imana yari yubatswe mu buryo harimo ibyumba bibiri, kimwe cy'ubushyinguro cyangwa se cyahera n'ikindi cyahera rwose, mbese ahera cyane. Haleluya. Ari naho haleluya Yezu yaje kudufungurira kugira ngo aho hera naho tujye tuhagera. Amina. Ngo ibikoresho iyo bimaze gutunganywa mu myanya yabyo, abahereza bitambo binjira igihe cyose mu cyumba cya mbere bakahakorera imihango yo gusenga. Mu cyumba cya kabiri ho umuhereza bitambo mukuru ahinjira gusa rimwe mu mwaka,
kandi yitwaje amaraso yo guhongerera ibyaha by'ubujiji bwe bwite kimwe n'iby'imbaga. Roho Mutagatifu agaragaza atyo ko inzira y'ahatagatifu rwose itugururwa mu gihe ingoro ya mbere ikiriho. Ni amarenga y'iki gihe turimo atwumvisha ko amaturo n'ibitambo bihaturirwa bidashobora kugeza ku butungane umutima w'ukora iyo mihango. Ubwo ishingiye ku biribwa, ku binyobwa no ku kwisukurisha amazi, ni imihango iringaniye n'intege nke z'abantu yemewe kuzageza igihe Imana izavugururira byose. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga icyo Pawulo avuga. Yavugaga ibyerekeranye n'iyi mihango yakorerwaga mu buryo bwo gutura ibitambo. Uko rero baturaga ibitambo ubu ngubu ntabwo bigifite agaciro, kubera yuko twagize ibindi bitambo. Ariko nubwo twagize ibindi bitambo, ntabwo ari ukuvuga ko tutagitamba bya bitambo, ntabwo tugitamba za ntama, ya mapfizi ngo twarabiretse, ariko ibitambo byararangiye. Reka ibitambo bibiri mu masengesho. Ukavuga uti ngiye gusenga isengesho ry'iminsi 3, undi ati ngiye gufata isengesho ry'iminsi ngahe, undi nawe ati ngiye gufata isengesho mbese muri make ibyo ni ibitambo tugomba gutanga, ariko mu buryo bwo guhongerera ibyaha byacu bwite cyangwa se ibyaha by'imbaga. Bavandimwe rero, uko nguko tugenda duhongerera ibyo byaha by'imbaga, uko nguko tugenda tumenya agaciro k'ibitambo, bituma turushaho kwegera ahera rwose. Haleluya! Bituma turushaho kwegera ahera cyane. Haleluya! Kugira ngo dutarwe kandi turuhurwe bavandimwe, tugana mu ijuru. Hahera rero bageragayo rimwe mu mwaka. Ubu twe twemerewe kugerayo buri munsi uko tubishatse. Muri rozari tugera hera cyane. Haleluya! Muri rozari tugera hera rwose. Haleluya! Tukanavugana na hera rwose. Mu gihe abahereza bitambo bo bageragayo rimwe mu mwaka, ariko twe tugerayo buri gihe uko twabishatse. Ngo igitambo cya Kristo, igihe Kristo ahingukiye, yaje ari umuhereza bitambo mukuru w'ibyiza bizaza. Yambukiranyije ingoro isumbije iya mbere agaciro n'ubutungane, itubatswe n'ikiganza cy'abantu, ari byo kuvuga ko atari yo muri ibi byaremwe. Yinjiye rimwe rizima hatagatifu rwose, atahinjiranye amaraso ya za ruhaya n'ay'ibimasa, ahubwo aye bwite. Haleluya! Aturongera atyo ubucungurwe bw'iteka. Ni ukuvuga rero ngo kera bahinjiranaga ya maraso ya bya bitambo kugira ngo umuhereza bitambo asabe imbabazi z'ibyaha bye bwite n'iby'imbaga. None rero Kristo we mu kuza ntabwo yaje gusaba imbabazi ze bwite, ahubwo yaje aje gucungura imbaga yo gutagatifuza ya mbaga yose. Muri ko gutagatifuza ya mbaga yose rero twebwe twaratagatifujwe, akaba ari nayo mpamvu amaze kubikora, haleluya, amaze gutanga ituro ryishimiwe, yaravuze ati nta n'impamvu yo kugira ngo ahahera cyane rwose abantu bahahishwe. Bari bafite amatsiko yo kumenya ibihabera, bagiraga n'amatsiko yo kwamona. Nawe muvandimwe urabyumvuga ahita uvuga uti ariko ubwo hera habaga iki? Ukumva wagira amatsiko yo kuhagera, ariko ntabwo byashobokaga kuhagera, bahageraga rimwe mu mwaka. Kristo rero aravuga ati abantu bafite amatsiko yo kumenya ibibera hera cyane, kandi nigaragaje. Ese ko Kristo yaramaze kwigaragaza yavuye muri bwa bushyinguro, ese ahera cyane hari hagifite iki? Mbese ubwo ahera cyane hari hafite ubwo bushyinguro bw'isezerano, kandi bukirimo rya sezerano. Nene isezerano ryigaragaje ryagiye hagaragara, ubwo ahera cyane hari hatakiri ngombwa kuhagera mu buryo bwo kujya guhongerera ibyaha, ahubwo hari habaye ahantu hagendwa na buri wese ushaka kuhinjira. Turacyakomeza rero gusoma. Niba koko tugeze ku murongo wa 13, umutwe wa 9 umurongo wa 13, niba koko amaraso ya za ruhaya n'ay'ibimasa kimwe n'umuyonga w'inyana yatwitswe bishobora gusukura no gutagatifuza umubiri wabo byuhagijwe nk'amaraso ya Kristo wituye Imana w'igitambo kitagira inenge ku bwa Roho uhoraho, iyo azarushaho ate gusukura umuntu wacu
gusukura umutima wacu awukiza ibikorwa bitera urupfu ngo dushobore gusingiza Imana nzima. Muvandimwe, nubwo batubaza ariko nawe wakagombye kumva niba koko byarashobotse ko amaraso ya za ruhaya, amaraso ya bya bitambo abigenza kwa kundi, niba koko byarashobotse ko ayo maraso akiza abantu, aya Kristo we Mana nyamana azarushaho ate gusukura. Niyo mpamvu rero Kristo mu kumena ya maraso ye yaragiye afungura hera aravuga tumva rero bya bitambo batwikaga cyangwa se batambaga ntabwo byari ku rwego rushimishije Imana, mbese byari bitoya ugereranyije n'icyari gikwiriye kugira ngo abantu bongere bigorore n'Imana. Reka tugerageze kubiganiraho dusubiye inyuma gatoya. Imana yagiranye isezerano n'abantu, abantu bararenga barayihemukira. Imana rero iravuga iti barahemutse kandi barampemukiye rwose. Imana irababara. Muvandimwe, Imana imaze kubabara iravuga iti noneho rero ngaho nimujye mutanga ibitambo by'impongano z'ibyaha. Bakajya batamba ibitambo ariko bya kimuntu, bya bitambo nyine biciriritse, ari nabyo bitambo nyine bagendaga bagatura rwose bajya gutamba izaki. Imana yaravuze iti ntabwo ari ngombwa gutamba izaki kuko n'ubundi ntabwo azakuraho ibyaha by'isi. Uyu mwana yekwirwa apfa n'ubundi ntabwo azaba igitambo kinejeje, ariko ndacyabura igitambo kizatuma nibagirwa umubabaro mwanteye mw'abantu mwe. Iki gitambo kirakenewe. Noneho Kristo aravuga ati nitanzeho igitambo. Haleluya. Kristo amaze kwitangaho igitambo, Imana iravuga iti noneho ndanezerewe, cya gitambo nari nkeneye cyari iki ngiki. Noneho Imana iravuga iti rero ntabwo bikiri na ngombwa gukingirana ahera cyane, kuko abo bantu bahajyaga ahera cyane bahajyaga ari abanyabyaha. Bahagera rero Imana ikavuga iti bantu rwose dore ubicyatumye ahantu hera cyane habaho ni ukubera amakosa yanyu, mwanze kunyumvira bituma noneho mvuga nta muntu uzajya apfa kugera aha hantu. Ariko iyo muze kuba muri abantu bazima beza bumva, twari kujya dukomeza kugendana nk'uko yagendananaga, none se ntiyagendananaga n'abantu mu gihe cya Adamu na Eva. Muvandimwe, ndizera ko aho hantu hazi rwose baragenderanaga, ariko Imana iza kubabazwa n'ukuntu umuntu yahemutse kugeza icyo gihe Imana yari ikibabaye. Ikavuga iti ndi umubyeyi ngomba kwihangana nkababare, ariko barambabaje. Uzi kwizera umuntu akakwereka koko nta kigenda. Hari umuvandimwe twahoze tuganira mu minsi ishize ambwira ati ngewe nta muntu nezera. Ndavuga ariko kwizera ni ubushake bwawe, ni wowe wenyine ureba ukavuga uti nshobora kwizera umuntu cyangwa simwizera, ariko umuntu si uwo kwizerwa mu by'ukuri. Ngewe njya mbwira abantu ni wizera umuntu bizaba ari byo kugira ngo wowe wihe amahoro mu mutima wawe, wumve uvuga uti ibi byampa amahoro bigenze gutya. Ko si uko umuntu akwiriye kwizerwa. Umuntu ni umuntu mubi rwose, turi babi bavandimwe. Ndizera ko nta muntu n'umwe ubihakana aho ngaho, turi babi rwose, ntabwo umuntu ari uwo kwizerwa. Gute rero muntu atari uwo kwizerwa? Muntu ntabwo ari uwo kwizerwa muri ubu buryo. Muntu mugira gutya wamuha icyiza akaguhemukira, inshuti ukayizera ukayibwira ko ari ku mutima wawe ikajya kubivuga. Mbese nguwo muntu ntabwo ari uwo kwizerwa rwose. Nanjye ntabwo najya kurenganya abantu bariko ngo kuki mutizera abantu. Muntu niwe wagaragaje ko mu by'ukuri atari uwo kwizerwa, ariko nubwo atari uwo kwizerwa bwose muvandimwe, ntabwo ugomba gucika intege ngo uvuge ngo ngewe nta kwizera abantu, ngo sinzizera abantu. Ngewe iyo ndi kukugira inama ndakubwira reba icyubaka umutima wawe, wizera abantu. Niba wumva kwizera abantu byagufasha kurushaho kubona isi neza, kuko nubwo turi ku isi dufite igihe tuzayimaraho. Iyo rero icyo gihe kikuremereye kikakubihira, yasi nayo irakuremerera. Iyo icyo gihe kikubereye cyiza kikakuryohera, yasi irakorohera kandi ukagenda uyinezerewemo rwose. Ni ukuvuga ngo muri iyi si harimo ibyishimo hakabamo n'umubabaro. Igice uzashaka kugendamo nicyo uzagendamo pe. Niwumva ko hari umubabaro uzahora ubabaye, byo bizakunda. Ariko nivuga uti uko byamera kose ibyishimo ibyishimo uzabishaka kandi uzabibona. Hari udushusho tujya kuba tubakuriza WhatsApp ukabona nk'umwana w'umukene rwose, ariko rwose uri guseka. Noneho bakavuga ngo umunezero ntabwo ari ikintu umuntu agomba kujya gushaka mu mafaranga. Oya, umunezero wowe ubwawe urawishakira muvandimwe. Ugomba gutekereza ukavuga uti ese kuba nezerewe bimariye iki? Abashakashatsi rero bajya bahora batubwira bati umuntu yagerageje kwishyiramo ibyiza
ntabwo asaza vuba, ntabwo isi muremera, mbese muri make isi ntabwo ikuremerera. Nanjye rero iyo ndi kukugira inama muvandimwe ugana mu ijoro, ndakubwira nti rero kora ikintu giha umutima wawe amahoro. Umutima wawe uzagira amahoro numara kubona ko ku isi hari abo kwizerwa, numara kubona ko ku isi hari ibyiza, n'ukuri uzishima. N'igihe uzagenda mu isi kizakubera, nakubwira ngo uzumva ari igihe gito yakora ko uzumva wishimye. Naho ubundi ugiye kuvuga ngo gushaka amahoro mu isi ntabwo wayahabona, kuko na Yezu yaratubwiye ngo isi ntabwo izigera ibakunda, ariko ni muho muri isi narayitsinze. Ngo kuri iyi si muzahangayikira bazabarwanya, ariko ni muho muri isi narayitsinze. Niba yarayitsinze rero ni ukuvuga ngo tugomba kurebera mu mutsindo wa data, haleluya, tukabona umunezero wacu. Amina. Haleluya, turi abagenzi b'igihe gitoya, haleluya, ariko amina, haleluya, turi abagenzi b'igihe gito, ariko turi abagenzi bagenda banezerewe. Nubwo dukandagira mu mahwa, haleluya, ariko aya mahwa ntatujomba, haleluya. Tuzi ko hari Imana mu ruhande rwacu turwanirira mu buryo bukomeye, haleluya, haleluya, tugakomezwa nuko tuzi ko turi kumwe n'ukomeye. Amina. Naho ubundi kwizera umuntu, gushyira ibyiringiro byawe mu mwana w'umuntu, ni uguta igihe. Ndavuga umuntu wo ku isi, haleluya, ni uguta igihe. Umuntu arahemuka cyane, ndetse yanahemukiye Imana. Rero ngewe njya mbwira abantu, ngewe kwizera umuntu ntabwo naba ndi kwibeshya, kuko n'Imana yaramwizeye, nubwo yayihemukiye ariko Imana yari yamwizeye. Nanjye ningira umutima nk'uwa data nzizera abantu. Data ntabwo yarananiwe kuba yavuga ati nyamara uyu muntu nubwo mwizeye azampemukira. Kandi buriya Imana mu kwizera umuntu yari yamwizeye burundu. Imana ntiyagira igiti na kimwe ishyiraho abakerubimu ngo bakirinde, ahubwo imushyira mu busitani, aramubwira iti ibi biti byose ni ibyawe, ujye urya uko ushaka, ariko iki giti ntuzakiryeho, ndakikubujije. Ni ukuvuga ngo muntu yari yahawe ibiti agomba kurya, kandi Imana yari yabonye ko bihagije kugira ngo umuntu arya hage, haleluya. Ntabwo Imana rero yari kumuha ibiti bimwe mwinamwimi biryoshye, oya, Imana yari yamuhaye ibiryoshye cyane, ariko imubuza ibindi. Igihe cyari kitaragera cyo kugira ngo wenda ibyo biti biribwe. Igihe se wenda cyari kitaragera cyo kugira ngo izo mbuto zabyo zibe ziryoshye byo kuribwa. Reka dufate urugero rwa avoka. Urubuto rwa avoka mu by'ukuri ibiryoshye, ariko ntabwo ushaka kuyimanura ku giti ngo uhite uyirya. Bisaba kubanza kuyishyira ahantu ikabanza igahuguta ikabona kuribwa. Imana rero yaravugaga iti rero Adamu na Eva, iki giti wenda yararebaga ikavuga iti giti nubwo cyeze, ariko izi mbuto ziribwa zimaze gutukura, ntimuzakiryeho. Ariko si uko Imana yashakaga kugira ngo ijye izigisorome n'abamarayika, oya. Imana buriya ariko uzagera igihe ikazi ikavuga iti ubwo mwanyubashye iki giti nacyo nimukiryeho. Imana yari kuzatanga ubwo burenganzira, ariko umuntu yananiwe kwihangana ngo ategereze isaha y'Imana. Ngiki icyabaye kibi kuri muntu, ntabwo yabashije gutegereza isaha y'Imana. Muvandimwe ugana mu ijoro, nutabasha gutegereza isaha y'Imana nuko uzahemuka. Ngewe rero mba ndi kugira ngo nkubwire ni wihemuka, tegereza isaha y'Imana, kuko Imana yo mu ijoro irahari kandi izabikora pe. Ihangana utegereza isaha y'Imana. Nuko rero Adamu yari uwo kwizerwa na Eva, nuko bahinduka bo kutizerwa. Noneho rero muri kwa kutizerwa Imana yarababaye, kandi koko nawe muvandimwe nawe byumve pe, Imana yarababaye ndetse cyane. Iravuga iti subumba rimburi muri iki koko. Imana avuga iti oya, nisubiyeho, ndabababariye, ariko kandi nubwo mbababariye ndababaye nanjye. Kubabarira twongere twumve ngo ni iki. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuga kubabarira arimo inshinga kubabara. Ni ukuvuga ngo muri kwa kubabara ubabara mu mwanya wa mugenzi wawe. Ni ukuvuga ngo wa mugenzi wawe uramubohoye, ariko usigaye ubabaye mu mwanya we. Niko kubabarira, ni kubabara mu mwanya w'umuntu. Imana rero yabonye Adamu na Eva ibagira impuhwe kubera ubujiji bwabo, isigara ibabaye mu mwanya wabo. Nicyo nashakaga kuvuga muvandimwe. Imana muri wa mubabaro rero iravuga iti aba ntibakira abo kwizerwa. Kubw'ibyo rero kubera ko atari abo kwizerwa, ntabwo ngomba kujya nkomeza kugendana nabo, kubera yuko bya bindi byose mbese banyeretse ko atari abo kwizerwa. Imana irababaye. Imaze kubabara
abantu bemeranywa nayo ko bazajya bayitamba ibitambo, ariko nubwo agiye bemeranywa nanone bakanga bagahemuka. Mbese bakomeje ku kintu cyitwa guhemuka. Kristo arabireba aravuga ati waruzi n'ikindi, reka ngiye nkwereke. Iki gitambo ntabwo umwana w'umuntu ashobora kucyuzuriza mu mubiri, ntabwo aya maraso y'igicumuro ashobora gutanga igitambo cyakunezeza data. Reka ntange igitambo kitagira inenge. Haleluya. Yitangaho igitambo kitagira inenge kugira ngo wowe nanjye tubabarirwe muvandimwe. Nuko turababarirwa. Tumaze kubabarirwa rero niho hahera cyane hahise hafunguka. Buri wese noneho yemererwa kugerayo, kubera ko cya gitambo twaturaga ntabwo cyaduheshaga uburenganzira bwo kugera hera cyane, ariko igitambo twaturiwe n'umukunzi wacu cyatumye tubasha kugera hera cyane. Haleluya. Tubasha kwigerera hera rwose. Haleluya. None rero bavandimwe, twigerera hera ntabwo dukwiriye kugera tugiye gutukanirayo, nubwo dukwiriye kugera tugiye kunyega ibihabera, ahubwo dukwiriye kuhagera tugiye gusenga Imana yo mu ijuru. Haleluya. Bityo rero twumve ko ahera rwose ubu ngubu twabashije kuhagera, ariko hahera rwose ntabwo abantu bajya babyibeshyaho ngo ahera cyane ngo ni hahantu ngo tusigaye twigererayo, ngo twigererayo. Nibyo twigererayo, ariko aho twigerera tugomba kumenya ko Bikira Mariya ariho yabaga. Kandi nizera ko turi kubyumva. Ni ukuvuga ngo ahera cyane twarabivuze, ariko mba ngira ngo mbisubiremo byumvikane n'ukuri, byumvikane neza. Hari ubushyinguro bw'isezerano. Isezerano twaje kumenya, twamaze kumva ko ryavuguruwe. None bwa bushyinguro bwari burimo amategeko 10 y'Imana. Ya mategeko yaje kuvugururwa, avugurirwa mu gitambo kitagira inenge aricyo Kristo, ari nawe waduhaye urufunguzo rw'ahera cyane, ndetse anatwemera kujya tugerayo. Kubera iki? Kubera ko byari bifungiraniye ahera cyane yabisohoyemo abigira iby'ubuzima bwacu busanzwe. Hahera cyane rero hakaba hari Bikira Mariya wari utwite rya sezerano. Noneho Bikira Mariya rero arigaragaje, Yezu arasohotse. Nuko rero umurimo wahera cyane uba umurimo n'abantu bashobora kugeraho bakaba bawukozaho imitwe y'intoki. Bivuga iki rero? Iyo dusenga tuvuga ngo turiyambaza Bikira Mariya, kera ntitwashoboraga kuhagera, ntabwo twari kugera hera cyane, kubera ko ntabwo twashoboraga gukoza umushyinguro bw'isezerano. N'uwashakaga kuburamira twarabivuze yikubita yarapfaga. N'uwarungurukagaho buri byabaga ari ikibazo gikomeye. Ariko ubu uyu munsi isezerano ryaraje riza mu mitima no mu mitwe yacu, ariko kuba ryaraje ntabwo bivuga ko ryataye agaciro. Oya, ntabwo ari cyo bivuga muvandimwe. Abantu rero burya tugira guhengeka ibintu ngo none se ngo niba ryarasohotse ngo rigasohoka ngo ubwo se ngo hari agaciro bigifite. None hari wakubwiye ko isezerano ryataye ubutungane bwaryo? Reka da, riracyari isezerano nubwo ryemeye kwigaragaza, nubwo ryemeye kuva muri ya sanduku y'ubushyinguro bw'isezerano, isezerano rikajya hagaragara, ariko ntabwo bivuga yuko isezerano ryataye agaciro, nta nubwo bivuze ko ya sanduku y'isezerano yataye agaciro. Oya, kuko kugeza igihe ibingibi bizarangirira, ibingibi nuko bizaba bimeze. Haleluya. Dukomeze rero, isezerano rishya rishingiye ku maraso ya Kristo. Aya makuru ari mu ibaruwa Pawulo n'umwanditsi w'Abahebureyi. Isezerano rishya rero rishingiye ku maraso ya Kristo, yandi yatubohoreye ahera rwose tukabasha kuhagera. Nicyo gituma Kristo yabaye ishingiro ry'isezerano rishya, kuko yapfiriye gukiza ibicumuro by'abari bakigengwa n'isezerano rya mbere, kandi ngo abatowe bazahabwe umurage w'iteka wabasezeranijwe. Aba batowe rero ntabwo ari babandi basengera mu batowe gusa, kuko nabo barimo. Abatowe ni bande rero? Ni babandi, haleluya, Nyagasani yaravuze ati rero njyewe nimwemera mukaba abanjye mukumva ibyo mbabwira, muzaba umuryango wanjye bwite. Nubwo isi yose ari yanjye, ariko mwe muzaba abanjye bwite. Baravuga bati turabyemeye. Aba nibo rero iri hanga rizahora risingiza Imana, niryo hanga ry'abatowe. Abaki rero uko Yesu yaduhaye igisobanuro cy'abatowe, nyine nanjye aho nsengera mu batowe, ni umuntu wese wumva ijambo ry'Imana
akihatira kurishyira mu bikorwa. Nguwo watowe, ushobora kuba watowe gusengera muri groupe y'abatowe, ushobora kuba watowe utayisengeramo, ariko niba wumva ijambo ry'Imana ukayisoma Bibiliya nyine, ukagerageza kujya mu misa, mbese kumva ijambo ry'Imana ukihatira kurishyira mu bikorwa, kandi nuyinyura ubuhanuzi ahubwo ukabuyungurura, kuko ubuhanuzi bwose buri uyu munsi ntago ari buzima. Ntabwo rero nkubwiye ngo abatoye ngo bafata ubuhanuzi bwose bakamiraza, oya, ariko twemera ko Imana igikoresha abahanuzi kugira ngo iburire imbaga yayo. Ibyo rero iyo ubyemera ubu uwatowe, si ngombwa ngo nta masezerano, wenda ndi kuvuga ko batowe turi muri groupe yitwa y'abatowe, nta masezerano adasanzwe dukora, bya bindi wenda tuvuga ngo mu barejiyo ngo umuntu yasezeranye burundu, mu banyamutima barasezerana, mbese abasaveri barasezerana, bagenda basezerana, ariko mu batowe nta masezerano yandi tugira, ahubwo amasezerano dufite nayo kuvuga rozari ubudasiba, mbese tugasenga ubudahuga, kuko ari Imana itubwiriza. Aba batowe rero reka nongere mvuge no ngo bakigengwa n'isezerano rya mbere, kandi ngo abatowe bazahabwa umurage w'iteka basezeranijwe. Nuvuga ngo ryahanga rigengwa n'Imana mu by'ukuri rizahabwe umurage ryasezeranyijwe. Koko rero iyo hari uburage ni ngombwa ko urupfu rw'uraga rubanza kugaragara. Uburage bugira agaciro iyo uraga yapfuye, nawe iyo akiriho nta gaciro buba bufite. Turabagererwa murage, ariko kandi ntabwo tuzagenerwa umurage tukiri hano mu isi. Nukuvuga ngo hano mu isi turi kugenda buhoro dusanga ariko umurage wacu. Nicyo cyatumye n'isezerano rya mbere ritashoboye kubaho hatabanje kumenwa amaraso. Haleluya. Nuvuga ngo isezerano rya mbere ntabwo ryakuwe nuko Kristo yahagaze hariya ngo akavuga ngo rero ngo ubunaje ngo gukuraho isezerano ngo rya kera, ngo ubunangije isezerano rishya. Reka mbese habanje gupfa. Nuvuga ngo isezerano rya kera ryari rishingiye ku magambo Imana yavuganye n'Abayisiraheli. Isezerano rishya rishingiye ku maraso ya Kristo yamenwe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iri sezerano mbere y'uko risohora, ijambo ryarakomeje, kubera ko mbese hari ijambo imbaga yavuganye n'Uhoraho. Iryo jambo twararisomye kwa gatandatu niryo twaganiriyeho, ijambo imbaga yavuganye n'Uhoraho. Noneho hari ijambo Imana, haleluya, yavuganye na Bikira Mariya. Iryo jambo riba iritangiye isezerano rishya. Ijambo rya mbere imbaga yararyanze rwose, yaravuze ngo ndabyemeye, ariko ntiyabikora. Iri jambo rya kabiri ari naryo ryavuyemo isezerano rishya, Bikira Mariya yaravuze ati ndabyemeye, kandi aranabikora, kandi abikora neza. Muri yego ye havuyemo gutabarwa kwacu, muri yego ye havuyemo gucungurwa kwacu. Ukuvuga ngo ntabwo Imana yaducunguye ije nk'ikimanuka, ahubwo Imana yaciye muri ya yego ya Mariya. Yavuze yego nuko asama inda, amaze gusama inda, kuva ubwo amasekuruza yose, haleluya, azamwita umuhire, kuko ibyo Uhoraho yamukoreye ni ibitangaza. Haleluya. Yarabivuze muri Magnificat ati ibyo Uhoraho ankoreye ni ibitangaza, amasekuruza yose azanyita umuhire. Ni ibitangaza rero, ntabwo ari ibintu byoroshye. Bikira Mariya amaze kuvugana na marayika, yarahagurutse ajya gusura Elizabeth. Ayo magambo twayavuze, ubwo mba nsa n'uwibutsa umuvandimwe uzajya avuga ati ariko aya magambo twarayumvise, ntuzababare cyangwa ngo wumve ko nzashaka andi magambo mashyashya kugira ngo nsobanure ibyo turimo, nzakoresha ya yandi asanzwe. Kuko na Bibiliya ntabwo ihinduka ngo ivuge ngo kubera ko ngo mwansomye cyane ngo uyu munsi ngo amagambo ngiye kuyahindura. Wowe amagambo ahora ari ya yandi amwe, kandi tuzahora dukoresha dusobanura ibyanditswe. Haleluya. Nuko Bikira Mariya rero agenda agiye gusuhuza Elizabeth. Ayo makuru twayaganiriyeho. Agezeyo Elizabeth acyumva indamukanyo ye, umwana atwite ngo yahise yisimbiza mu nda. Haleluya.
arangije hari amagambo akomeye cyane Elizabeth we wenyine yivugiye. Ayo magambo kuyasubiramo wenda ntayasoma, reka mvuge ngo birangoye, ahubwo reka tuyasome kuko birasomeka. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya ku musozi, imisozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutse Elizabeth. Nuko Elizabeth yumva indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeth yuzura Roho Mutagatifu. Ubwiye mbisubiramo ngewe ntabwo nari kuza gusubiramo aya magambo uko yanditse, ariko reka dusubire inyuma gatoya. Mariya abwirwa ko agiye kubyara umwana w'Imana. Marayika aramubwira ati wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana, dore ugiye gusama inda ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yezu. Si Yezu, si we wa wundi twuzurijwemo amasezerano, aho ntabwo duhashidikanya. Azaba umuntu ukomeye kandi bazamwita mwene nyirijuru. Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi, azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa nyirijuru bukubundikire mu gicucu cye. Ububasha buzamubundikira, urumva ko ni bwabo bugereranywe na ya mababa abundikiriye abakerubimu, rwa rutambiro, amababa y'abakerubimu atwikiriye ubushyinguro. Ngubwo ububasha bwa nyirijuru. Mbese ubwo ni ukuvuga ngo ni amashusho asa, ngo ububasha bwa nyirijuru ngo bukubundikire mu gicucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeth mwene wanyu nawe yasamiye mu zabukuru, uku kwezi ni ukwa gatandatu, kandi ubundi yitwaga ingumba kuko nta kinanira Imana. Nuko Mariya aravuga ati ndi umuja wa Nyagasani, ibyo byose bimbeho nk'uko bivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Ububasha bwa nyirijuru rero twumvise uko bwamutwikiriye, kandi twumvise ko n'amababa y'abakerubimu yari atwikiriye bwa bushyinguro bw'isezerano. None ububasha bwa nyirijuru buramutwikiriye, urahita wumva rero uko bimeze. Ni isano rwose isa, uko yari atwikiriwe n'ububasha bwa nyirijuru ni nako ubushyinguro bwatwikirwaga n'amababa y'abakerubimu. Ngo dore Elizabeth mwene wanyu, naha nashakaga cyane, mwene wanyu ni ukuvuga ngo uyu muntu ari mwene wanyu, ni ukuvuga ngo aba ari umuntu mugira icyo mupfana, ntabwo ari ukuvuga ngo mutaziranye, ni umuntu musanzwe muziranye. Dore rero mwene wanyu yarasamye, ari mu zabukuru, afite inda kandi aratwite. Noneho Mariya nawe amaze kumva ibyo ngibyo, ngo yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutse Elizabeth. Nuko Elizabeth yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeth yuzura Roho Mutagatifu, arangurura ijwi ati haleluya. Aya magambo ya Elizabeth rero niyo dukunda gusubiramo muri ndakuramutsa Mariya. Yaranguruye ijwi. Kurangurura rero no kuvuga cyane, ntabwo Elizabeth yavuze ngo Mariya we, oya, yahise yuzura Mutagatifu ati wayebuje cyane, ararangurura. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Yaranguruye ijwi, ntabwo ushobora kuvuga Bikira Mariya we wongorera ngo Bikira Mariya mubyeyi mwiza, ubwo uzaba utaramugeraho. Haleluya, umaze kumenya Bikira Mariya kandi umubwirijwe na Roho Mutagatifu, urangurura ijwi muvandimwe we, urangurura ijwi rikagera no kumera y'isi, bakamenya ko Bikira Mariya ni ukuri, bakamenya ko ari umubyeyi w'Imana. Urangurura ijwi nka Elizabeth aranguruye ijwi, nuko aravuga ngo wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Iri ni ijambo rikomeye, wahebuje abagore bo muri aka gace umugisha. Wahebuje abagore bo muri iki gisekuruza umugisha bose, ni ukuvuga ngo nuzavuka ari umugore, none uzaza ari ubahebuje umugisha. Ubwo se umugore uhebuje abantu umugisha, ubwo ni muri kumva amakuru ye ngo wahebuje abagore bose umugisha. Kandi Elizabeth nawe ni umugore,
wenda yabibwirwa n'umugabo twari kuvuga tuti buri umugabo wenda ari yamukunze ku buryo abagabo bagira uko bavuga iyo bari kuvuga imitoma y'abagore. None rero Elizabeth ntabwo yabibwiraga Bikira Mariya ko yari yamushatseho ikindi kintu, ahubwo Elizabeth yari yuzuye Roho Mutagatifu. Haleluya. Aravuga ati mva wahebuje abagore bose umugisha, mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere. Ntabwo urumva kera Bikira Mariya yari mugenzi wa Elizabeth, none abaye nyina w'umutegetsi we. None Elizabeth akavuga ati ubuse mbikesha iki aya mahirwe rwose nyagize, ubusubuko ko ndahirwa bingana iki kugira ngo ngenderere. Bikira Mariya ntabwo yari akiri, haleluya, ntabwo akiri umubyara wa Elizabeth, mwene wabo wa Elizabeth, ahubwo Bikira Mariya abaye nyina w'umutegetsi wa Elizabeth. Haleluya. Ijambo Bikira Mariya yakire ryamuhinduye nyina w'umutegetsi wa Elizabeth. Mbere yuko yakira ijambo, ayo makuru ndi gusubiramo, mbere yuko yakira ijambo yari mwene wabo wa Elizabeth, ariko amaze kwakira ijambo ageze kwa Elizabeth yabaye nyina w'umutegetsi wa Elizabeth. Haleluya. Bivuga iki rero muvandimwe ugana mu ijoro? Igihe uzaba wamaze kwakira Yezu ntabwo uzaba uri wa wundi, ariko ntabwo uzaba uri wa wundi. None Bikira Mariya ko yakira Yezu aramutwiterega ati n'umwana utwite mu nda yawe arasingizwa. Ubwo niwumva ko byabaye ibikomeye. Kandi Elizabeth ntabwo amagambo Mariya yabwiriwe asenga ntabwo Elizabeth yari ahari, ariko iyo Roho Mutagatifu yakugezeho muvandimwe urahishurirwa, urahishurirwa ndetse ukavuga n'ibishe, ukamenya ibiri mu nda ya Bikira Mariya, ukavuga uti uyu mwana arasingizwa. Mariya we, uyu mwana utwite arasingizwa rwose, ndi kumva uyu mwana wawe. Kandi ntabwo Mariya yari yakamubwiye ko atwite, ntabwo Bikira Mariya hageze ngo avuga ngo Elizabeth ngo uzi ko nwite, we kada yaragiye ati muraho yemwe. Elizabeth abarafashwe. Haleluya. Buriya kutuzura Roho Mutagatifu uri kumwe na Bikira Mariya icyo umenya ko wabyishe. Nukuri Bikira Mariya agendana na Roho Mutagatifu, kandi aho ageze buzura Roho Mutagatifu, kandi iyo yabivuze birakunda, kandi Roho Mutagatifu akuzura aho hantu. Ubwo rero kumbwira ngo abantu ngo buzuye umwuka ngo ariko Bikira Mariya adahari gute? Ntabwo byakunda we. Haleluya. N'abigishwa ba Yezu igihe bari bicaye bategereje Roho Mutagatifu, Bikira Mariya buri gihe ari kumwe nabo. Ntabwo wakwakira Roho Mutagatifu utari kumwe na Bikira Mariya, ntabwo byagushobokera. Kandi Bikira Mariya aherekezwa na Roho Mutagatifu, iregatwaye Roho Mutagatifu. Nawe muvandimwe ufite ijambo ryiza rirema kandi riruhura, ariko ntabwo uri Bikira Mariya, ntabwo umwana utwite ari mu nda yawe ntabwo asingizwa. Muvandi ushobora kugira rifite Roho Mutagatifu akakumanukiraho nawe ukamujyana ahandi, ariko ntabwo uri Bikira Mariya. None se amasekuru zose azakwita umuhire wapi? Buriya Bikira Mariya yemeye ko tugenda muri rifuti, yemera ko tugenda mu modoka ye, ariko mu by'ukuri araturenze. Muvandi mwugana mu ijuru rero makuru guhera uyu munsi yamenye, niwe yambaza Bikira Mariya uzaba wuzuye Roho Mutagatifu, kandi nujya gusubizwa Roho Mutagatifu azamanuka nuko nawe akuzure. Haleluya. Kubera ko Bikira Mariya afite Roho Mutagatifu. None Elizabeth singu yuzuye Roho Mutagatifu. Ni gute rero twatekereza ko Roho Mutagatifu azamanukira ku bandi twebwe akadusiga? Natwe azatumanukiraho mu izina rya Yezu. Kandi Bikira Mariya afite Roho Mutagatifu. Guhera uyu munsi rero tugiye kujya tuvuga rozari twishimye, tunezerewe cyane, kuko twamaze kumenya yuko Bikira Mariya yuzuye Roho Mutagatifu. Kandi nituba tukimukubita amaso tuzahishurirwa. None se Elizabeth ntiyahishurirwa ko atwite, ko umwana atwite asingizwa? None se Bikira Mariya atwita Elizabeth yarahari, marayika amubwira Elizabeth yarahari, ariko akimara gukubita amaso Bikira Mariya ingabire za Roho Mutagatifu zaramumanuke, Elizabeth atangira guhanura, guhishurirwa. Yewe ni byinshi iyo uri kumwe na Bikira Mariya uronka. Babyeyi rero bagenzi turi mu rugendo rugana mu ijuru, mufite Bikira Mariya mwimurekura, mwimuvaho, nimukomeze kandi mukomeze musenge, muzatabarwa. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.